yitwa mama Baritazari, mama Janti, mama Jacques, mama Puri, mama. Imana ibaha umugisha. Tuberekezeho ibiganza, Imana ibaha iki? Imigisha. Hanyuma Imana yazaga imbwira mw'ubwo buzima, ti mwana wanjye nzakujyana i Kigali. Nkajya numva i Kigali ari ng'ubugari bazasonga bagashyira ku isahani nkarya. Ibyi Kigali sinarinze ari Kigali, se numvaga ari ibiki, numvaga ari nka sakwe somo, ariko irashoboye cyane ishoboye. Ati mwana wanjye nzakwambika ibaze, nkumva ari ibase yandi buhagiriramo umwana. Mana ni rukundo rutagira ingano. Haraho nawe yagusanze, ujye ubanza ubyibuka ubitekerezeho neza, wongere uvuge ngo Imana irashoboye. Imana yajyaga imbwira ati mwana wanjye, nubwo ubuzima bumugucanze, nubwo bimeze nabi, ariko nzakugarukaho, nzaza sinzatinda. Hanyuma igihe cyarageze, ubuzima bwo kuba umukobwa mbuvamo njya gushinga urugo. Reka nkubwire ubukwe bwanjye ikintu cyakozemo. Ubukwe bwanjye bwakozemo icyayi cya mukaru. Umutwara ari kunywesha aranyotsa hano, abakimenyeho. Kato yari Saidiya subwo murayumvishe, apana kawunga. Naga Saidiya ni ibigori bahuza bidakoboye, hanyuma baragasonga neza, barakabumbabumba kabakato, yayindi abageni bakata. Ikingenzi kwari uko nari ndi kwishingirirwa, nta bindi ibyo ngibyo ntibyari bindeba. Ikingenzi yari umugabo. Hanyuma nenda kugera mu rugo, hasigaye iminsi mike cyane, njya gusenga mu butayu mu ibuye ry'ahantu bita muri Nyirarujyo. Mbona itaburo itambutse imbere yanjye, ariko muri ubwo buzima mwumvishe nari kurya inyama? Muri ubwo buzima se nari kurya urujanga? Ahubwo si ubwo mwumva nari ngira ngo utuvuta two kwisiga. Ariko Imana ya Isiraheli igira ibintu. Hanyuma nabonye itaburo, hasigaye iminsi mike ngo shingirwe. Mbona itaburo yanditseho ngo ngiye kuguha urugo, ariko rwitwa kwihanganira ibikugerageza. Hanyuma ubwo nubwo utakirirwa ubaririza, nawe wakumva ari ibiki. Umutware wanjye namugeze akijijwe, nari narifuje irindazi, nigeze guhura n'umwana mama we yamutumye, hanyuma musagura amafaranga y'irindazi, duhura afite irindazi ringana gutya mu maboko, ari kugenda rirumaho. Ndeshwe narindi kujya nkurikira wa mwana, ngenda mpiga umuhigo, mbwira Imana ati Mana, numva indazi ngiri uriya mwana afite, ngayirya yose nta muntu ndumiyeho, aho nzagera hose mfite ijambo, nzagushima. Nifuje irindazi ndi umukobwa, iryo rindazi nariguze ndi umugeni. Ngeze iwanjye mu rugo, hanyuma ngeze mu rugo, umutware wanjye yari akijijwe cyane. Tumaranye amezi 6, ubwa mbere njya guhaha nyine nahitiye mu rindazi. Ndashima Imana ko yampaye irindazi ndirya ryose, nta muntu mpaye cyangwa nta muntu ndumiye. Mu by'ukuri narabihize, mu mpera Imana amashyi n'impundu. Amezi 6 arangiye, umutware wanjye Satani yahise aza amugosoramo ibintu byitwa urugo. Nimba yarabimuhanaguyemo, yabimugosoyemo arangiza abimuhanaguraho. Aragenda aba umusinzi umwe w'imbere. Rwa rugo rwitwa kwihanganira ibingerageza, ishuri ryo kwihanganira ibingerageza riba riratangiye. Umuti w'ikibazo si divorce, ahubwo umuti w'ikibazo ni ukwihanganira ibikugerageza. Ijambo ryarambwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iryo Data yasezeranyije abayikunda. Yesu abafashe kubyumva. Hanyuma umutware wanjye dayimoni yamugushije, ngewe mfite inda y'amezi 3. Twari tumaranye amezi 6, mfite inda y'amezi 3.
isahani kugira ngo ndye, ejo nkazagurisha igikombe kugira ngo ndye. Ngera igihe cyo kubyara nta kantu ngifite mu nzu. Umutwara agenda agataha nijoro kuko ryari ishuri ryanjye ryo kwihanganira ibingerageza. Hanyuma maze kubyara umwana w'uburiza, mara iminsi 3 nta gucana, nta inzu yanjye utazanatekereza ko harimo umubyeyi. Iminsi nigeze ngaza numva ubwenge buri kugenda buzimira, nareba hasi no hejuru nkabona birasa. Ingingo baragenda barazigenyagura zose, ndazimira. Hanyuma maze kuzimira banjyana kwa muganga. Bangejeje kwa muganga, kubonana na muganga gusa ubwenge bwahise, nahise numva ari nk'umuntu ubutwaye. Hanyuma ubwenge buri depress, nari mfite ibintu by'ibibyimba mu nda. Bakibikoraho mpita ninjira muri koma. Hanyuma batangira guhamagara nyine ati wa mubyeyi yitabye Imana. Nagiye muri koma nziga mfite umwana w'amezi 6. Ese muri kumva ari iki cyanyinjije muri koma? Sinzara. Ninjiye muri koma ari inzara yo mu kabyeyi. Navuye muri koma nyimazemo iminsi 6. Ngarutse nsanga umwana wanjye amaze iminsi 3 yarapfuye. Nasanze baramushyinguye, sinzi uko yapfuye, sinzi uko bamushyinguye, sinzi nuko byagenze. Ese uwo mwana we bwo yishwe n'iki? Mureke mbabwire, iyo ngeze ahambita nkubwira ngo igaburira bake igaburira na benshi. Imana itakurengeye, umwana umwe yakunanira ukamudeyeraho ugakorera mugenzi wawe kugira ngo arye. Imana itakurengeye, umwe yakunanira kuri Menerivari, ariko Imana yakurengeye batanu Imana irabarihira. Navuye muri koma mbaza umwana, nsanga umwana nyine amaze iminsi 3 baranamushyinguye bararangije. Hanyuma ariko ubwo nibirebire nyine yongezaho kirekara amasengesho y'ababyeyi, niho mbabwira ukuntu byagenze. Ariko ubundi muri dosiye yanjye kubyara ntabwo byari bikiriho, kuko dogiteri yagiye kurabya bibyimba biri mu nda, avugana n'umurwaza wanjye aramubwira ngo ubu tugiye kuma transferi dukatagure, hari amara turi bukatagureho tuyajugunye yaraboze. Ati hanyuma ubwo kubyara byibagirane, ubwo azaheruka ari nyine nubwo atariho. Ati murwaza wihangane, kandi mu gihe cyose azaba asubiye mu buzima atangiye kuvuga nawe uzamwihanganishe. Buriya tugiye kuramira ubuzima bw'umubyeyi, ariko ntabwo azongera kubyara. Haleluya. Imana yiturebeye mu nzagihe itubonamo ibintu byinshi. Hanyuma yitubonyemo ibintu byinshi bituma irindi jambo yavuganye n'umuntu, umuroza akakuroga ukongera ukabaho, kubera Imana ikurebeye mu nzagihe cy'ejo hazaza. Imana yongera ishimwe. Muganga yanzuye ko ntazongera kubyara bitewe n'ibyo abonye, kugira ngo ndamire wenda nzabe mpagaze hano. Imana indebeye mu nzagihe ibona afite amahanga menshi mu nda yanjye, ibona harimo abashumba, ibona harimo abapasitoro, ibona harimo abahanzi. Mfite abahanzi, abana banjye bose n'abaririmbyi. Iyo bahagaze bari kuririmba, umuntu wese ufite telefone aterageza kuba kamera. kuba ngibyara mwongere mu mpere Yesu icyubahiro. Iyi Mana irangije, ubu ndi nyina w'abahungu n'abakobwa. Mu gihe muganga yari yanzuye ko uwapfuye ari we wa mbere n'uwa nyuma, hari ibyo abantu bakuvuzeho bitazakuraho umugambi w'Imana. Hari ibyo abantu bakwise, hari amazina abantu bakwise, ayo ntabwo yatuma Imana itaza kukurengera. Icyawe ngera uhagarare ubigumemo neza. Hanyuma naje gutaha, ndongera ndatwita, mbyara umwana w'umuhungu witwa Baritazari. Uwo mwana kubera inzara araremba ku munota wa nyuma. Indwara yose arwaye ntabwo nabashaga kubona na 200 yo kumujyana kwa muganga. Ya ndwara ikazazira mwindi. Si umwe mfite se? Umwana aragenda abura uruzingo,
agera imyaka 3 ataricara, abakantu kameze nk'akadebiri. Afunga imyaka 8 atarahagarara dede. Afunga imyaka 12 ataratangira ishuri. Umwana umufata akanyoroboka, ukabona semana yanjye we, ukabona sinzi ari gute. Ariko Imana imuvugaho, iravuga ngo mwana wanjye, uyu mwana nzamuhindura umuntu muzima, azaba umuntu w'umugabo, kandi amaso yawe ngongereye uburame kugira ngo azabirebe. Hanyuma uyu mwana wanjye abyaye 3, ni umwana muzima, yarize akajya uwa mbere mu ishuri, mwongere muyimpera icyubahiro. Iyi Mana irangije, umwana wa 4 ari wo wonyine ngiye gushingira. Inzara yarandiye, ninjiye mu nzu, hari uburyo agahinda karira kikuraho imyenda, ubwo ababyeyi babyumva cyane. Kubera inzara, ndebye amano y'umwana hano munsi, mbona ni ibishyimbo. Nterura akaguru k'umwana kugira ngo nge nzi ko ari bya bishyimbo ngiye gutamira. Ngagejeje mu kanwa, ngize ngo nkanje, numva akaguru karoroshye, ngarekurira hasi. Ariko kuko igifu cyari kimaze gutekereza ko kigiye kurya, n'ubundi ninjira muri koma. Akenge kaza kuza, ndakamba, njya kumuturanya ucuruza, ndamubwira ati mbabarira umpa ideni, byibuze ndenze umunsi wa none. Arambwira ati mama baritaza, uvugishije ukuri, wowe ubwo uko nguzi wazakuraho amafaranga yo kunyishyura, naho umutware wawe yibera naho turahazi, sinajya kwigerageza, ntayo wazabona unyishyura. Ndakamba, ngeze ku muryango, iwanjye ni ku gahanda. Ngize ngo nkambakambe nyine, ubwo umwana wari kurandika umwumva, ariko sinakanura gutya ngo mubone, amaso yamaze kuzamwe ibicu. Hanyuma mpita nikubita aho ngaho, umutwe ujya mu nzu, amaguru aguhanze. Abantu bari gutambuka baravuga ati ayiwe, mama Baritazari yaguye mu mutego. Umutego asanze bateze mu muryango, nta mutego wari uhari. Abantu baraje bava mu mirima, abandi bava hirya no hino, baraza baterura mutego, bandambika mu nzu, batangira gusenga. Ndagira ngo nkubwira ko umuzimu w'inzara yicwa n'ibiryo. Umudayimoni w'inzara yicwa n'ibiryo. Barasenze uko bashobojwe, ariko ngumva, ariko sinkanure ngo mbabone. Hava nk'umukecuru mwana avuga ati uyu mubyeyi nta muzima afite, nta mudayimoni afite, ahubwo ni inzara. Bampembuje amazi akonje, batobamwe ifu y'imyumbati, hanyuma umwe afata amenyo yo haruguru undi ayo hepfo, baranywesha. Hanyuma numva agashyuhe kagarutse mu mubiri, ntangira kongera guhumeka. Nari mfite Nzayimana, abantu bicaranye nzamumvugire ngo amena. Abantu bafite Nzayimana bibitse bamwongera ngo amina cyane. Imana yikuvuzeho ibigiye kuguhaza uburame, nimumvugire ngo nibyo. Imana yaje kunkura kuwo musozi, inkura kuwo musozi w'inzara, inkura kuwo musozi umutware wanjye yakira agakiza. Ubarakijijwe umutware wanjye. Reka mbabwire, Imana yajyaga imbwira ngo mwana wanjye, ishuri ryitwa kwihanganira ibikugerageza waryitwayemo neza, none ndaje kugira ngo muhe agakiza, kandi ninkamu nzagushyiriraho n'indishyi y'akababaro. Haleluya. Imana yamereye umutware agakiza, irangije ishyiriraho n'indishyi y'akababaro. Ubu yongeye kujya mu ivugabutumwa, antwara neza cyane ku igare, akangeza muri rompwe aho ntegera imodoka, akambwira ati mufasha wanjye, jya gukorera Imana yakumfashije cyagiye. Ndashima Yesu wampereye umutwara agakiza. Ndashima Imana yankuye mu nzara, ndasebye ngo nshayishe nk'abandi bose, nshakishiriza ibyo kurya aho bitari. Nawe uraha, reka nkubwire, umuti w'ikibazo si ukujya mu byaha. Umuti